muri equipe ya Sport ku munsi w'ejo kwa kabiri nibwo perezida wa Sport agomba kohereza itike y'umwataka ugomba kugera mu Rwanda ku munsi wo kwa gatatu. Ikindi nakubwira nuko muri equipe ya Sport perezida wa Sport yaraye avuganye na Bigirimana Abedi, uyu munsi baraza kumwohereza itike. Babumvikanye ibintu bimeze neza cyane. Naza kubwira ese kubera iki Bigirimana Abedi yari yaratinze kuza gusinyira equipe ya Sport, hari impamvu nk'eshatu ndaza kuba nakomozaho. Muri equipe ya Sport yamaze kumvikana n'umusore w'umunyarwanda, confirmed yumvikanye n'umusore w'umunyarwanda. Ngiye kubabwira amafaranga bumvikanye, imyaka azasinya, amafaranga azajya ahembwa, ndetse nayo baraza kumugura, byose clear kintu, byose ndaza kuba amenamo kabisa, babwira ati ibintu ni gutya bihagaze. Rayon Sport ku munsi w'ejo yatumiye itangazamakuru cyangwa se mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Hari ikiganiro n'itangazamakuru birayikiri ko bashobora no kubatangarizamo n'undi mukinyi ugomba gusinya. So ndakubwira ko ni ibintu byinshi cyane, ariko by'umwihariko ikintu ndaza kuba nakwibandaho n'umwataka Rayon Sport irimo irashaka ese aravahe bimeze bite. Ariko namenye ko Rayon Sport ifite ku meza abataka bagera kuri batatu, irimo iraganira nabo. Barimo barareba profile umukinyi, bakarebamo umukinyi ukomeye cyane, umukinyi uraza kumvikana Rayon Sport niwe uraza kugira gute kuba yasinya ku munsi w'ejo kwa kabiri. Rero namenye ko rwose etike iraza kugira icyo mbabwira, nuko tugiye kureba ngo ese ni mu bihe bihugu baraza kuvamo bimeze bite. Umukinyi w'umunyarwanda wamaze kumvikana nka Rayon Sport si numwe gusa, right, si umwe gusa, hari n'abandi bakinyi b'abanyarwanda Rayon Sport yahise igira gute igeraho cyane. Ngiye kuba nagira gute nakonagamo izi zandani, ndetse nabigira Imana Bedi urimo afata rutemikire. Ese yazagera mu Rwanda ryari bimeze bite? Umukunzi wa Rayon Sport nagarutse mukande kuri subscribe. Abakunzi ba Rayon Sport abayikanze nabo nongeye kubashimira cyane, ariko nutayikanda nawe uyu ni wo mwanya mwiza wo gukanda kuri subscribe. So reka babwire ngo turebe ko twatangira turambura aya makuru. Abakunzi ba Sport umenye ibiri muri equipe bimeze bite. Ibintu byinshi cyane ngiye kuba nababwira, ariko ikindi ndaza kubabwira kuri Ryan umunya Algeria. Ryan ese bimeze bite muri equipe Submarina? Kakaputetse nemaze kukibagirwa. Uyu musore w'umunya Algeria bimeze ese arasinya bimeze bite? Perezida wa Sport ari kubivugaho iki? Umutoza ese ari kumwemera bimeze bite? Imyitozo munsi irakomeza. Nyine ndashaka kugira gute ku updating kuri uyu musore nimba araza gusinya uwitwa Ryan. Murabizi ko Mohamed Shere yasinye, Ryan we bimeze bite? Ayo makuru nayo ndaje nyabari puremo kabisa, mukande kuri subscribe. Yes, reka utangiye neza cyane. Jere kuri uyu musore Bigirimana Abedi, ese azagera mu Rwanda ryari bimeze bite? Uyu musore Bigirimana Abedi impamvu yari yaranze kuza gusinyira equipe ya Sport, agenda nyine ubona ko agenda gake yanga kuza mu Rwanda. Uyu musore yari agiye muri Tanzania kuruhukirayo, ariko nyine gufatirayo ibiruhuko yenjoyinga n'iki, ariko ashakirayo na equipe ashaka. Yari maganira na Singida, yaganiye n'amakipe atandukanye arimo za Kagira Sugar, ariko birangira batumvikanye. So ku munsi w'ejo nibwo yagize gutya bavuganye na perezida, bumvikana ko yaza bakaganira bakumvikana, ubundi bakagira gute bakaba yasinya umwaka cyangwa se imyaka ibiri, bitewe n'amafaranga Rayon Sport izaba irimo itanga. Namenye ko uyu musore Bigira Imana Bedi, uyu munsi witwa Paul Muvunyi niwe urimo uratanga amafaranga y'itike y'indege, right? Namenye ko rwose uyu munsi baraza kumwohereza itike y'indege, ubundi akaba yajya gute. Uyu musore namenye ko ashobora kugera mu Rwanda ku munsi w'ejo kwa kabiri. Niyo makuru nabashije kumenya. Uwo bita Bigirimana Abedi. Bigirimana Abedi twagiye twumva inkuru zitandukanye ngo ashaka gusinyira equipe ya polisi. Uyu musore yanyuze muri equipe ya polisi kugira ngo Rayon Sport ijye kuri pressure yo kumugura. Nyine yanyuze muri equipe ya polisi, bati polisi iri kumushaka, umutoza wa polisi ari kumushaka Ben Musa, kugira ngo equipe ya Sport ijye kuri pressure ihita imugura vuba, ariko polisi ntabwo yigeze igera gute imushaka. Uyu musore rero Rayon Sport ko izabijyana Bigirimana Abedi Mohamed Shere kabisa,
iyi mediane ndakubwiye ngo kuri match ya Super Coupe ibintu birakomeye cyane iyi mediane y'abatekinisiye nangiye kugiramo ubwoba. iyi Reyo Bigirimana Bedi rwose ku munsi arasesekara Nyarugenge akaza muri mediane ya Murera. iyi Rayon Sport ishaka no kugira amatsinda. Ahangaha ndimo ndemera kabisa, kuko kumbwira ngo Bigirimana Bedi ari ku 8, Mohamed Sheru ukanyereza kuriya ari ku 10, APR sinzi ibyo babivugisha nanjye kujyamo ubwoba. Kuri 6 hariho Barishari, hariho n'umukinnyi w'umunyarwanda agiye kuba menamo muri kuko kabisa wamaze kwemeranya na Rayon Sport. Ndakubwiye ngo iyi Rayon Sport mu gihe na Ryan byakunze, Rayon Sport ikaba ifite Ryan kuri 6 na Bigirimana Bedi ku 8 na Mohamed Sheri. Ndakubwiye ngo ahangaha simbizi pe, sinzi yakwica n'umuntu. Ibintu birakomeye cyane. So ngira ngo iyindi nkuru muri equipe ya Sport dukomeza rwose manze mbabwire ngo ibintu birakomeye cyane. Rayon Sport yamaze kumvikana n'umusore wa Mukura Narindwa Aimable, bumvikanye miliyoni 8, agasinya imyaka 2, agahembwa ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Yashatse gusinyira equipe ya Mukura, ariko arareba ngasanga equipe ya Sport ishobora kumufasha kuba umukinnyi ushaka kugaragara. Ibyo ngibyo byahise bituma uwitwa Kanamugeroje ahita agira gute asohoka muri equipe ya Sport, kuko yasoje amasezerano. Hari ikintu kivuga ngo ese hagati ya Narindwa Aimable na Kanamugeroje twasinyisha nde. Rwose byahise bikonfirma ko Kanamugeroje agomba kuva muri equipe ya Sport. Nabwiye ko yari arimo aganira na Bugesera, sinzi gahunda zo ubungubu uko ziteye, ariko numvise ko ashaka gusinyira equipe ya Bugesera, ubundi Narindwa Aimable agahita yinjira muri equipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero ni bimwe muri ibyo amaze kumvikana Rayon Sport miliyoni 8 ku myaka 2. Gusa nyine yarazanze. Mukura yari no kumuha amafaranga asa nk'ari menshi, ariko yashize ku munzani abona equipe ya Sport niyo kipe ishobora kumufasha kuba yajya gute kuba yaba umukinnyi uri special, umukinnyi ukomeye cyane nyine uri topis kabisa, ku buryo yaza hamagagwa no muri equipe y'igihugu. Kuri uyu musore rero yamaze kumvikana Rayon Sport. Rayon Sport nyine igomba kwinjizamo n'undi mu winga w'umunyarwanda, right? Niyo gahunda nawe rwose. Nyuma y'iyi deal Rayon Sport irimo iracyayinga ku basore b'abanyarwanda b'abinga, iracyavuga ati ese tuzane nde, ariko namenye ko bashobora no kuba 3, right? Bashobora kuba 2 b'abanyarwanda b'abawinga. So ndakubwira ko muri equipe ya Sport tuva kuri iyi nkuru y'uyu musore wamaze kumvikana na Rayon Sport, igisigaye nyine na amafaranga. Rayon Sport igisigaye na amafaranga. Anytime turabona uyu musore yashize umukono ku masezerano. Namenye ko uyu musore ashobora kuza i Kigali, Narindwa Aimable akavihuye akaza i Kigali kugira ngo agire gute nimba ari n'ibindi bagira gute banegosia. So ikindi nakubwira, Rayon Sport yagize amahirwe kafu ikubitiyemo ururo miliyoni. Rayon Sport urabona ko rwose byibuze amafaranga azayifasha cyane. So ari umunyamakuru cyangwa se umu agent cyangwa se umu scout mucyo anta biganiro, yaganiye na perezida wa Rayon Sport Tade, aramubwira ati yari yamubwiye ko afite abakinnyi bajya kuri 3 babataka, right? Amuhiza profile z'abakinnyi bajya kuri 3 babataka, abwira ati mwebwe ni muri profile umukinnyi muzabona agize gute afite nyine ari ku rwego rwo hejuru kurusha abandi, cyangwa se umubona ko ari umukinnyi wanyuze ahantu hafatika agaragara, umwataka ukina ahantu heza kandi witwara neza, niwe mwataka. Ni umushima muzagira gute muzambwira muze tuganire. So Rayon Sport namenye ko irimo iragira gute, irimo irareba umwataka ushobora kuba nyine uri hejuru y'abandi mu gutsinda ibiki byose, nyine umwataka ushobora kuzaza akaba akina mu gihe Furunganye atari yakira. So gahunda namenye nuko aba bataka hashobora kuba harimo ushobora kuza kuva mu gihugu cya Kongo, rwose nicyo kintu ndi kumenya, ndetse no mu Bugande hashobora kugira undi mwataka uvayo, ariko cyane cyane muri Kongo, right?
namenye ko rwose ashobora kuza kuva y'umwataka wa Rayon Sport cyangwa se mu Bugande Yasiro, umwataka udahenze miliyoni 15 20. So nuko nguko gahunda ziteye za gahunda z'umwataka muri equipe ya Sport. Ariko namenye ko ibiganiro birimo biragenda neza. Ku munsi w'ejo nzaba kubitamo muri poko hatarimba, nzaba kubita izina kuko Rayon Sport irimo iraganira, barimo barareba bavuga bati tuzane ndi biracyari ubwihisho cyane, ariko namenye ko rwose irimo irashaka umusore umwe mu bakinyi bagera kuri 3. So ku munsi w'ejo rero itike rwose ishobora kujya gute kurara imugezeho, akaba yagira gute akaba yaza muri Murera iki cyumweru. Ku munsi wo kwa gatatu rwose mushobora kubona umwataka, hagati yo kwa gatatu no kwa kane umwataka araza kugaragara i Nyarugenge aje gusinya pana test n'umwataka ukina n'umwataka Rayon Sport. Ndakubwiye ngo simbizi pe iyi shampiyona ko mbona ikomeye wa muntu, ndimo ndareba Rayon Sport ubu giri kugenda imenamo umwe ku wundi, avuga ati noneho ibintu birakomeye. So kuri Ryan uti ibintu bihagaze bite kuri Ryan iyi weekend baravuze bati ese uyu mukinyi Ryan tumusinyishe, bafite akantu kakaduta abayobozi ba Rayon Sport ndetse n'umutoza. Uyu mukinyi ni umukinyi ubona ko kukitwa fitness, gukomera k'umubiri, nagakomeye umubiri kabisa, nyine akeneye imyitozo myinshi cyane myinshi. Afite ikibazo bati iyi shampiyona y'u Rwanda kisa y'ibaraga tubigenze gute. Bafite ikibazo kivuga kiti ese iyi shampiyona y'u Rwanda isaba ibintu by'ibibaraga, kugenda ibintu by'ibitugu, murabizi cyane abakunzi ba Rayon Sport. Avuga ati ese uyu mukinyi Ryan tumusinyisha. Icyo namenye nuko bamaze kuvuga bati reka tumuhereze hagati y'iminsi 5 n'ine akora imyitozo, tubaza gufata umwanzuro. Rayon Sport icyo namenyesha abakunzi ba Rayon Sport nuko Ryan acyafite indi minsi hagati y'ine n'itanu akora imyitozo, ubundi abayobozi ba Rayon Sport bugafata umwanzuro wo kumusinyisha cyangwa se bakamwihorera. Icyo kintu namashije kumenya. Kuba narindwa Aimable yaje akina kuri 6, uyu musore rwose, ariko nyine kuri baro ho uyu musore arakanyereza, nawe afite baro ni mwiza, ariko nyine kwambura baro kujya muri duel kujya mbese nyine nicyo kintu nyine ubona ko bafitemo akantu k'akaduti, akantu ko usanga bagiramo akantu kuvuga ati bimeze bite. Ariko namenye ko rwose hagati yo kuwa 4 no kuwa 5 uyu musore nawe baraza kumufataho umwanzuro. Ikintu nabashibwira abakunzi ba Murera. So amabwira ngo mugire ibihe byiza cyane, cyumweru cyiza cyane.